Mwaramutse neza. Mwaramutse namwe. Ese nk'umuntu tuzi umenyereye ibintu bya social media nk'inkuru twabonye kuri TikTok y'umugabo wishe umugore, hari icyo waba ubiziho? Njyewe byandenze, byambabaje cyane mu by'ukuri. Nabyumvise, nabibonye kuri TikTok, ariko byarenze, mbese birenze ubwenge bwa muntu. Gusa icyo nabivugaho, nagira inama urubyiruko, cyane cyane urubyiruko ruri kuzamuka, nirwo umuntu ashobora kugira inama. Mu by'ukuri kuvuga ngo umuntu afashe undi aramwishe, ngo nkuko nabyumvise ngo yamuciye inyuma, kandi ngo bari bafitanye abana babiri. Hanyuma iyo umaze kumuvutsa ubuzima ngo nuko yaguciye inyuma, utabanje gushyira muri logique ngo urebe bariya bana mufitanye, numara kumuvutsa ubuzima, abo bana n'ibikomere uzaba ufite by'uko umuntu wamuvushije amaraso ye, uzasigarana ibikomere, uhungabane. Hanyuma b'abana se bo uzaba ubasize mu yihe shusho, niyihe image uzaba ubahaye? Ese uzabana nabo gute ufite ibikomere, n'abana bafite ibikomere by'uko ari wowe wabambuye mama wabo? Icyo ngicyo ni ikintu cyambabaje cyarenze ubwenge bwanjye. Ariko nkaba nsaba urubyiruko, abana bari kubyiruka, bari kugenda bagera ikirenge mu cyacu nkatwe abakuru, abana bari kugenda bubaka ingo, mu by'ukuri mureke turebe abakuru batubyaye, batubanjirije, turebe uburyo babanaga, ngo ntazibanya zidakomanya amahembe, niko kera bajyaga bavuga. Ntabwo uwakosa wese wamuvusha amaraso ngo umuvane mu mubiri, ahubwo mugerageza uburyo ki mucoca ikibazo kugira ngo bitafekta abana, mukabicoca ubwanyu, mukabisoza, ubuzima bugakomeza, abana ntibamenye ko hari ikibazo gihari. Kuko abana iyo hari intonganya, niho muba muri kwereka abana ibintu bitari byiza, icyerekezo bari kujyamo nicyo muba muri kugihungabanya, muba muri kubaha ishusho y'ibyanyu kugira ngo nabo ari byo bazamukiramo. Nicyo kintu ngewe nabwira abankurikiye. Kandi ntabwo ari abakuru gusa, ntabwo ari abatoya gusa, n'abakuru namwe, uko byagenda kose, ntabwo umuntu iyo umufatiye mu cyuho cyangwa se umwikosa, wumva ko ukosoza ikosa irindi. Nta kosa rikosozwa irindi, ahubwo ushaka buryo ki wumva byakurenze, kuko abantu ntabwo bagira kwihangana kumwe. Ushobora gufata, ushaka kuvuga uti njye birandenze, ibingibi ntabwo nabyihanganira, ukamureka ukagenda, kuko muba mwarahuye mukuze. Uragenda ukamurekera ubuzima bwe, agakomeza akabubamo gutyo, noneho nawe yazageraho akumva yuko ibyo arimo atari byo, akabireka. Kuko burya umuntu niwe wifatira icyemezo, nta muntu ubwira undi ngo va muri ibi ngibi, atari we wenyine wifatiye icyemezo bitewe n'ibyo yahuriyemo. Ariko nibura mufite abana, mukababungabunga. Mwamutanafite abana mubise, kandi iyo mwamufitanye abana, inama nabagira namwe, muzi yuko mufitanye ikibazo, wenda ushaka kuvuga uti nanjye ibyo nabonye birasa n'ibyanjye. Niba nawe ibyo wabonye biguha ishusho nk'iyawe, inama nakugira ni uko waba mufitanye abana cyangwa utabafite, caho ugende wigire kwibana, nawe umusigire aho ngaho. Niba afite abana azabarera wenyine, nibimunanira azumva yuko yakoze amakosa, kandi burya umwana ajya aho ashaka. Ariko nibura bazi yuko gutandukana biruta kumubuza ubuzima, kuko iyo mutandukanye, abana aho bashatse niho bajya. Rero niyo nama nabagira, mureke twihane ibintu by'ubwicanyi byagiye mu bantu. None reba abana bari kugenda babyiruka, nabo baragenda bakora amahano, kuko bari ababikoze ntabwo ari abantu bakuru, ni abana. Ubwo rero ababibonye namwe mutwandikire muri komenti, mutubwire kuri ibi mvuzeho, mugire icyo mubivugaho. Ni inama turi gusharinga, ni ibitekerezo kuko babishyize hanze, ntabwo ari ibihuha, ni ibintu byagiye ku karubanda, buri umwe wese yabibonye. Wowe wabibonye, gira icyo ugira inama abantu badukurikira, mwandike muri komenti, natwe muduhe ibitekerezo.